none imihanda ikomeje kunyerera Apotre Gitwaza yihaye abarasta arakubita araterura akubita hasi avuga yuko ari abarakare muri make wabita nk'abasazi. Mukadamushyiramo imisatsi ya rasta, iriya misatsi ya rasta kandi muri abana beza no gutobora amatwi biriya sibyo, biriya byatangijwe n'abarakari bo muri Jamaica. Uyu mushumba wa Zion Temple hose ku isi akomeje kwibasira abarasta b'imisatsi mbega yabise nk'abasazi ngo yanajya muri riba akabisubiramo. Ibintu bikomeje kugorana. Apotre Gitwaza ngo nta miyaga yigeze bashyiramo habe na gake. Apotre Gitwaza ngo akibona iriya misatsi yabo ngo yahise avuga ngo abangaba rwose uwabagira nk'abasazi ntiyababeshya. Mbega abarasta uwabita abanyarusatsi ntago yabakoze ahatagenewe kubera ko Apotre Gitwaza yabihuhuye, ariko ngo abarasta b'igisenyi nabo barahiye basaze basizoye ngo umwigaragambyo ni ngombwa kwita abarasta ibintu nk'ibyo ntago ari byo. Abarasta muri make barakaye bakwiye imihanda yose baguye imishwaru ati uwo muntu twita abasazi ntago ari byo rwose twe turi bazima. Uyu Apotre Gitwaza nubwo ibintu bikomeje kugorana nawe arimo arabivuga wumva yuko harimo kwigengesera gukomeye cyane kubera ko abarasta barakaze cyane. Yagize ati abarasta bavutse muri Congo barakomeza Jamaica hose baratembera bagerayo ngo abo barasta rero ibyo abarasta ntago ari ibintu byiza habe na gato, ngo wabyita ukundi kuntu ntashatse gusesereza. Apotre Gitwaza rero ati muri abasore beza ariko nta musore wo gutunga iherena ku gutwi. Ibyo ngibyo nabyo yabivugiye kuri iyo aritari cyangwa ako gatuti uburyo yabwirizaga yibutsa abantu gukatira ibyitwa rasta, ati mukatire mujugunye hasi nandetse muri puberi no mu myanda hose niho mwajugunya, kuko ibyo bisatsi bya nyarusatsi ntago ari byiza na gato ku mitwe yanyu, cyane cyane yuko n'imisatsi leta iyanga. Wakibaza se ngo ni ibiki? Natwe bikomeje kuducanga. Icyo koza ugiye mu mwanya wa padiri wabyita iyobera ritagatifu, ariko ntago tubyisi iyobera ritagatifu ntawamenya. Nyikurikira Gitwaza ntabwo nayizaho abarasta bakomoka. Abarasta rero byabo byaje kwiyongera kubera ko abarasta ni abantu ngo bibera iyo ngiyo bacecetse batuje, bazamuka bari kwizihiza umunsi mukuru wa Bob Marley bosi wabo. Iyo umunsi w'isabukure cyangwa igihe yapfiriye yageze baravubuka barazamuka, abarasta ntumenya aho baturutse. Ariko noneho Gitwaza yakoreje agati mu ntozi, nawe urabona yuko kwisobanura bikomeje kuba agaterera nzamba. Iyo bavuze abarasta twumva abarasta babandi b'ababyeyi babo baba barakomotseho, aho tuvuga Bob Marley, Lucky Dube ndetse n'abandi baririmba injyana ya reggae. Injyana ya reggae ngo niyo ya mbere na mbere ikuri icyo bita rasta gangster. Abarasta ibintu nk'ibyo ngibyo abo rero bakomeje guca ibintu no kubica bigacika hirya no hino, ari nayo mpamvu Gitwaza yabarebye akireba iyo musatsi akareba izo nwere bibohesha kandi ari abajene b'abasore bameze neza, akareba amatwi baba bapfumuye bayapfumaguye nandetse basigaye bapfumura n'amazuru, aravuga ati zina rasta rishobora kuba ari ikintu kitemewe. Ariko ku bantu bakurikira abarasta bavuga ko abarasta mu buzima busanzwe ari abana beza, dore ko ngo mu muco wabo bafite n'umuco wo gufasha abatishoboye. Abo barasta rero Gitwaza yavuze bashobora kuba batandukanye nabo, kuko ashobora kuba bifatiye mu ndorerwamo yuko abarasta bose ari babi, kandi koko burya hari abarasta beza. Ariko nka Gitwaza nk'abantu baba barasomye barongeye bagacurura, bazi ikintu kijyanye n'amateka nandetse bafite urufito rw'ifaranga, bazi ibyo abarasta n'ibiki ni nayo mpamvu babisobanura. Natwe nk'amashyi tugakurikira tugasesengura tugasasanura tugakubita hasi ku itaka kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ese rasta ni igiki. Ese ubundi tutagiye kwizima mu magambo, ubundi rasta kuri wowe umubona gute? Umurasta kuri wowe urebye ku misatsi, ku matwi, ubundi kuri wowe nk'umusesenguzi tutagendeye kuyobokamana, wowe umurasta ku giti cyawe umubona nk'umuntu uteye ute? Icya mbere na mbere ntago ari Gitwaza ni Gitwaza umusesenguzi, uburyo yasobanura ibi bintu
abenshi bavuga yuko rasita ari mu mutima, naho ibyo ku mubiri biriya byo tuba tureba ngo ntabwo ari rasita, niko benshi babivuga, nanjye niko mbikeka yuko rasita atari biriya, kubera ko Gitwaza yavuze abarasita bo ku mubiri, ndakeka abo ni abarasta bo ku mubiri byanga bikunze, kuko hari benshi bavuga yuko hari na bamwe mu barasta bangiza amazina y'abandi barasta, dore ko ngo hari n'igihe umuntu yigira umurasta ari umujura kabuhariwe, akaba afite iyo misatsi, amatwi yarapfumuye, ananywa n'urumogi. Ese koko abarasta ntago bakwiye kugomeza abarasita rero bashobora kuba bafite ikibazo gikomeye cyane, kubera ko ngo kuba rasita udasoma ku kiyobyabwenge cy'ubwoko bwose nabyo harimo ikibazo. Ubwo rero natwe twagiye kure dusasanura tunasesengura icyo bita uburasita, kugeza n'ubu ntitwari twabonera igisubizo uburasita. Ubu ngubu tugiye gukomeza tubakurikiranire kamwe ku kandi, mu gihe turaba twamenya igisubizo cya rasita, rasita wa nyawe, rasita ni iki, tuzaza tubaho ukuri tubabwire ati burya rasita ni uyu nguyu. Ese koko ubundi tugomba kumenya ngo ese koko ubundi rasita aturuka mu gihugu cya Kongo?